Mbanje kubasuhuza nizere yuko mumeze neza, nizere yuko muri kugira ibihe byiza. Twari twahereye ku bibazo, twari twahereye ku magambo bifashisha babaza mu rurimi rw'icyongereza, aho twe twabonyemo ijambo what, when, which, who n'ayandi agiye atandukanye. Hanyuma tureba icyo asobanuye, tureba n'uburyo bayakoresha babaza ikibazo, hanyuma tukagenda tureba na buri jambo, ese ikibazo gitangizwa na when tugisubiza gute, ese ikibazo gitangizwa na what tugisubiza gute, ese ikibazo gitangizwa na where tugisubiza gute, ese ikibazo gitangizwa na who tugisubiza gute. Uyu munsi tukaba tugeze ku kibazo gitangizwa na which, ese ikibazo gitangizwa na which tugisubiza gute. Hanyuma mwibutsa yuko ijambo which is used when you choose one or more options from a limited group. Ijambo which ni ijambo umuntu akoresha ari kugusaba guhitamo hagati y'ibintu runaka birenze kimwe. Nizere ko munyumvishe neza. Ni ukuvuga ngo iteka ryose niba wumva umuntu akubajije ikibazo atangije ijambo which, menya yuko agiye kuguhitishamo hagati y'ibintu agiye gukurikizaho. Hanyuma ibibazo bitangizwa na which tubisubiza gute? Uburyo tubisubizamo, reka tubanze turebe ubundi ngo ibibazo bitangizwa na which biba biforumye gute. Ni ukuvuga ngo ibibazo bitangizwa na which habanza ijambo which, hagakurikiraho noun, hagakurikiraho verb. Iyo mvuze noun mba mvuze izina ry'ikintu, umuntu cyangwa se ahantu. Nshobora kukubaza ngo hagati ya resitora na parike ni hehe wiyumvamo? Ubwo nakwaza ngo which place would you prefer between a restaurant and a park? Ni hehe wiyumvamo cyangwa ni hehe wahitamo hagati ya resitora na parike? Bisanzwe. Ubwo rero wowe yisubiza ugomba guhitamo hagati ya resitora na parike. Murabyumva ko aba ari ugukora amahitamo bisanzwe. Hanyuma ibindi byose ahubwo tukaza kureba uburyo dusubiza ibibazo bitangizwa na which. Ibibazo tubisubiza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, naming the choice. Muraza guhita mubyumva neza. Iyo dusubiza ibibazo bitangizwa na which, ndakubajije hagati ya resitora na parike ni hehe ukunda? Ushobora kunsubiza naming the choice, uvuze ahantu nyine, uvuze ugahitamo nyine, ukavuga ijambo ryaho ukunda gusa. Umwe ashobora guhita avuga ngo resitora, undi akavuga ngo njyewe nkunda resitora, undi akavuga ngo njyewe nkunda resitora kubera ko haba ibyo kurya. Ni urugero. Ibi bintu biratandukanye. Ahambere twavuze ijambo rimwe gusa, twatoye kamwe mu ko batubajije. Aha kabiri twakoze interuro yuzuye, njyewe nkunda resitora. Aha gatatu twakoze interuro yuzuye dutanga n'impamvu. Tugiye kubirebera mu ngero. Just the choice. Uburyo bwa mbere ni ugusubiza ariko ugasubiza uvuze ijambo rimwe ry'icyo bakubajije. Hano reka turebe urugero. Iki kibazo kiravuga ngo which color do you like? Mbese ukunda irihe bara? Ugahita yavuga ngo blue. Njyewe nkunda ntabwo yarabivuze ngo njyewe nkunda ubururu. Ndabaje ngo mbese ukunda irihe bara? Ugahita uvuga ubururu. Which color do you like? Blue. Ukunda irihe bara? Ubururu. Aha ngaha hari color dushobora no kuhasimbuza tukashyira wenda car. Which car do you like? Mbese ukunda iyihe modoka? Hano ukaba wahita ushyiraho wenda Benz. Bisanzwe. Ugatanga amahitamo gusa. Ikindi nakubwira, aha ngaha nk'iki kibazo ukuntu kimeze. Aha ngaha ikintu icyo ari cyo cyose wahasimbuza. Waba uri kubaza umuntu ngo ni ikihe kintu ukunda muri ibi bintu. Urugero, uri kwereka nk'umuntu amazu abiri, ushobora kubaza ngo which house do you like? Wakunze cyangwa nyine ni iyihe nzu ukunda cyangwa wakunze iyi. Bisanzwe. Hano ahita mentioninga inzu. Aha ngaha ni igihe avuze ijambo rimwe ry'igisubizo ry'ikibazo bamubajije. Aha ngaha noneho ni full sentence. Gukora interuro yuzuye ugashyiramo za subject na noun byose. Urugero, which color do you like? Mbese ukunda irihe bara? I like blue. Nkunda ubururu. Ubwo hano usubije ngo njyewe nkunda ubururu. Which color do you like? I like blue. Noneho iyo usubiza ukoresha verb bakoresheje bakubaza. Ushobora kumbaza ngo gute? Ngaho reka hano duhindure ino verb to like dushyiremo hate. Ubwo nituza kuvuga ngo which color do you hate?
turaba tuvuze ngo wanga irihe bara, ubwo bivuze ngo hano mbere ya I haraza kujya verb ijyana n'ibyo bakubajije, ubwo ni I hate blue. Ukoresha verb bakoresheje bakubaza. Urugero, umuntu ashobora ngo utwara iyihe modoka, which car, sorry, umuntu ashobora kubaza ngo which car do you drive, which car do you drive, mbese utwara iyihe modoka, which car do you drive. Hamwe hambere umuntu asubiza igisubizo gusa ushobora guhita uvuga Benz bisanzwe. Hano turi ni interuro yuzuye, uravuga ngo I drive kuko ari verb bakoresha batubaza Benz, njye ntwara Benz bisanzwe, ntabwo ari ibintu bigoye. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni ugusubiza uvuze amahitamo yawe, hanyuma nyuma y'amahitamo yawe ugatanga n'impamvu. Urugero, which color do you like, mbese ukunda irihe bara. I like blue because it's calm. Nkunda ubururu kubera ko mba mbona nyine butuje. Yeah, it's calm. Ubwo umuntu avuze ngo wabutuje ntabwo waba umena amaso, ntabwo waba ugira gute, niko amabara bayadescribinga cyangwa bayavuga. Which color do you like? I like blue because it's calm. Nkunda ubururu kubera ko babutuje. So muraza kunyemerera noneho tugende tureba izi ngero twabateguriye ingero 10, ubwo ni ibibazo n'ibisubizo twatangiye. Which language do you speak? Mbese uvuga uruhe rurimi. Which language do you speak? Mbese uvuga uruhe rurimi. Hanyuma verb twakoresha hano ni to speak, ubwo nawe nujya gusubiza uravuga ngo I speak English. Niba uvuga icyongereza uravuga icyongereza. Ahangaha ushobora no kuvuga ngo I speak English, ukavuga wenda I speak English, Deutsch and Kinyarwanda. Ubwo hano waba uvuze indimi zose uvuze ngo I speak English, Deutsch and Kinyarwanda, wavuze ngo mvuga icyongereza, ikidage n'ikinyarwanda. Ahangaha rero ni hahandi wagiye muri interview y'akazi bakubaza ngo uvuga izihe ndimi, barakubaza ngo which languages do you speak. Ahangaha bahita bongeraho s, ubwo bakakubaza indimi uvuga which languages do you speak, mbese uvuga izihe ndimi, ugatuvuga ngo I speak English, Deutsch and Kinyarwanda. Cyangwa hano niba uvuga igifaransa, uvuga igifaransa nyaka kari French, ukavuga ngo French, I speak French, I speak English, French and Kinyarwanda. Wavuga wenda tuvuge Kiswahili, hano Kinyarwanda ukagikuramo ugashyiramo Kiswahili. Ubwo ahangaha hahita ujya nko muri interview bakakubaza uvuga izihe ndimi, nuko tuvuga uti barakubaza ngo which languages do you speak, ukavuga ngo I speak English, French and Kiswahili. Which book is yours? Igitabo cyawe ni iki? Harimo ukuntu bajyanye n'abantu muri library, mwajya nko gutaha bikaba ko wenda buri wese atora igitabo cye, wenda n'urugero bakakubaza ngo which book is yours? Igitabo cyawe ni iki? The blue one is mine. Icy'ubururu nicyo cyanjye. The blue one is mine. Which food do you prefer? Ukunda ibihe biryo? Rice or bread? Umuceri cyangwa umugati? Which food do you prefer? Ukunda ibihe biryo? Iri jambo prefer ni kimwe nk'uko wakoresha ijambo like. Which food do you like? Ubwo hano umuntu yari yavuze ngo I prefer rice, nkunda umuceri. Ubwo rero ni nk'uko wavuga ngo I like rice. Ako bakunze gukoresha iriya jambo prefer. Prefer ni nko gukunda cyangwa guhitamo bisanzwe. So which day are you free? Ni uwuhe munsi uba ufite umwanya? Which day are you free? Ni uwuhe munsi uba ufite umwanya? I'm free on Saturday. Kuwa gatandatu. I'm free on Saturday. Kuwa gatandatu nibwo mba mfite umwanya. Which phone do you use? Ukoresha telefone. Which phone do you use? Ukoresha telefone. I use Samsung. Ukoresha Samsung. Waba ukoresha Tecno? I use Tecno. Ukoresha iPhone? I use iPhone. Bisanzwe. Which country do you want to visit? Mbese urashaka gusura ikihe gihugu? Which country do you want to visit? Mbese urashaka gusura ikihe gihugu? I want to visit Germany. Ndashaka gusura Ubudage. I want to visit Germany. Which class are you in? Mbese uri muri iyo shuri cyangwa uri muri class? Which class are you in? I am in class B. Ndi muri class ya kabiri kuko B ni leta ya kabiri. A, B. Yes. Which teacher do you like? Ukunda uwe mwarimu?
which teacher do you like? Which teacher do you like? Ukunda uwe mwarimu? I like Mr. John. Nkunda John. Which movie did you watch? Mbese ni iyihe filime warebye? I watched Avatar. Which bus goes to town? Ni iyihe bus ijya mu mujyi? Bus number 3 goes to town. Hari ukuntu wigira gufata akabisi ugasanga ziparitse ari nk'eshatu, ugasanga ubaye confused cyangwa biragucanze, ushaka kureba umuntu muri kumwe ukamubaza ngo which bus goes to town, which bus goes to Chicago, which bus goes to Vancouver. It depends on wherever you are, right? Bisanzwe. Hanyuma a small tip to remember, dore utuntu ukwiye kwibuka. Ukwiye gukoresha which ari uko uri guhitishamo umuntu hagati y'ibintu birenze kimwe. Hanyuma akandi kantu, your answer can be short or full, both are correct. Igisubizo cyawe gishobora kuba kigufi cyangwa kikaba kirekire, byose ni ukuri. Iyo mvuze ngo kigufi ni nka kubaza ngo nihe modoka ukunda, ugahita uvuga ngo Benz. Nireba rukunda blue, bisanzwe. Hanyuma ari kirekire uravuga ngo njyewe nkunda Benz cyangwa njyewe nkunda ubururu, bisanzwe. Sometimes hakabaho no kwatanga impamvu utambitsemo akajambo kavuga because. Thank you so much, stay tuned, we love you so much.